ikaze mwene data udukurikiranye kuri duhumurizanye TV. Yesu ashimwe cyane. Twishimiye kubana namwe muri uyu mwanya kuri televiziyo yacu kandi yanyu, muri uyu mwanya w'ikiganiro tugiye kugirana n'urubyiruko turi kumwe, abaramyi by'umwihariko. Abaramyi baramya Imana, nubwo abandi bagira uburyo baramyamo bitandukanye, ariko twebwe turabaramyi baramya Imana. By'umwihariko rero turi n'urubyiruko kuko imyaka y'urubyiruko ntiturayirenza. Muri ubwo buryo rero tuguhaye ikaze ngo tuze kubana, ngewe muri kumwe ni Reverend Pastor Ndorimana Edouard. Munyemerere rero nakire n'abandi bagende batwibwira. Ndahera hano iburyo bwanjye. Yesu ashimwe cyane, wabibwira? Sahimbazwe. Nanjye amazina yanjye nitwa Christian. Urajya uvuga niba uri ingaragu cyangwa niba uri umugabo? Nkaba ndi ingaragu, ndi n'urubyiruko ingaragu. Tumva ari ibyo. Nakomeza. Murakoze. Nanjye nitwa Gentil Umutoni, ndi ingaragu. Murakoze Gentil Umutoni, ni ingaragu. Kadukomeze hano ibumoso. Nanjye nitwa Rugero Janvier, ndi ingaragu. Yego. Murakoze. Nanjye nitwa Nita Mukundwa, ntabwo ndubaka. Murakoze, nitwa Moise, ndubatse. Murakoze mugenzi wanjye. Amazina ngo ni Moise. Akabanza batakumvishe, niba ntumvishe ubwo abandi bumvishije. Yitwa Moise, akaba yubatse. Muri ubwo buryo rero, mbere yo kugira ikindi turi bukore, munyemerere tubanze twiragize Imana, dusenge. Ibintu byose biba byiza iyo bisengewe, kandi iyo bisengeye bihabwa umugisha. Ndagira ngo ndebe ibumoso bwanjye, hariho umugabo twenda kungana. Asenge. Murakoze, reka twubahe Imana. Tungiye kugushima mwami wacu ko waturinze, tukaba tugejeje tucyomeka izina ryawe. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Uragije uyu mwanya tugiyemo, ugengwe nawe, ibyo tuvuga ntabe ari twe, kandi iyi gahunda yose ibarwa nawe, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Murakoze cyane. Nk'uko twari tubivuze, turabaramye. Ndagira ngo tuze kuganira, ntitujye inyuma y'abo turi bo. Abo turi bo inshuro nyinshi niho tuvugira, niyo tugiye inyuma yabyo ntidutindayo. Nkunda kuvuga ngo iyo uri umukozi w'Imana ugomba kumenya ibyo ukora ni ibiki, uwukorera n'indi. Icya kabiri, mba ntekereza ko buri muntu wese wahawe umuhamagaro akwiriye cyane gutekereza kuri wa muhamagaro. Turi kumwe n'abanyamihamagaro rero hano itandukanye, ariko ndavuga kuri umwe wo kuramya. Birashoboka ko baba bafite myinshi. Umuntu ashobora kugira umuhamagaro wo kuramya Imana, akagira umuhamagaro wo gucuruza ibirayi, akagira umuhamagaro wo gucuruza ibijumba cyangwa ibitoki. Burya nabyo ni umuhamagaro. Kuko Imana imuhera amavuta muri bya bindi ari gukora, kandi agacuruza kunguka muri uwo muhamagaro wiwe. Ariko turaza kuvuga ku muhamagaro wo kuramya Imana. Kuramya Imana no guhimbaza, ndatekereza ko twese tubisangiye, ndetse n'abadukurikirana nubwo harimo inzego zitandukanye, ariko uyu munsi turashaka kugira ngo tuvugane n'aba bantu bagira ibyo badusobanurira kuri uyu muhamagaro wo kuramya. Ndatangira rero mbabaza, munyemerere nze kubabaza. Ikibazo cya mbere mbabaza kirabaza ngo ese umurimo wo kuramya Imana no guhimbaza ni ibihe byiza biwubamo nk'abantu mukora uwo murimo? Umurimo wo kuramya Imana no guhimbaza Imana ni ibihe byiza biwubamo byatuma abadafite uwo muhamagaro cyangwa se bawufite batari binjira? Uko umuntu ashobora kugira umuhamagaro ariko atari yawukoresha, ashobora no kuba awukoresha cyangwa se abyifuza kuwukoresha ariko atazi ibyiza birimo. Ndagira ngo dutangire tuza kuvugana, ese koko niki mwavuga cyiza kiri mu kuramya Imana no guhimbaza cyatuma umuntu utari wabikora abikunda akabijyamo kandi azi ko ari byiza koko? Ndatangira mbere kuri Anita, adusobanurire, turagenda tubiganiraho, umuntu wese agenda yungura mugenzi w'igitekerezo. Murakoze. Ikibazo pastor yarabajije, kuramya Imana ubundi ku giti cyanjye, kuramya Imana ubundi biri mu nzego zigiye zitandukanye, ariko kuramya Imana ni igikorwa icyo ari cyo cyose wakora ukagikorana umutima uciye bugufi, umutima utishyira hejuru, ndetse uzi uwukorera, uzi Imana ukorera. Rero especially abantu bakunze kubyumva mu rwego rwo mu rusengero, ndumva ariho ngiye kubivuga.
wenda izo nzego zindi umuntu yakoreramo Imana pastor yabivuze ngo mu bucuruzi ngo he impano ni nyinshi wakoreshamo kuramya Imana, ariko reka tuvuge mu rusengero. Rero ngewe nk'umuririmbyi kuramya Imana icyo bimariye ndetse mu buzima bwanjye, kuramya Imana ngewe ikintu bimfasha, kuramya Imana ngewe bituma nsabana nayo. Ni ukuvuga ngo iyo naramije neza umutima wanjye uraruhuka. Rero icyo nabwira abandi, kuramya Imana, iyo uramije Imana ubabaye urishima ukumva ibyishimo biraje utazi aho bikuye, nimba wari ufite na stress zindi zo hanze bikagenda. Ikindi kuramya Imana bikongerera kwizera Imana. Ariya magambo tugenda dusubiramo, ijambo ry'Imana niryo rivuga ngo iyo turirimba tuba dusenga kabiri. Kuvuga ngo iyo tuvuze kwizera, nimba ari umuntu wari ufite ikibazo kimugoye akumva nta nzira, hari igihe uririmba indirimbo neza ukumva ikubereye isengesho. Nicyo navuga rero, hari igihe uramya Imana bikakubera igisubizo cy'ikibazo wari ufite kikakuruhura. Murakoze. Murakoze cyane Anita mukundwa. Birasa na ririya jambo Yakobo yanditse mu gice cya 5 n'umurongo wa 13, yaravuze ngo mbese muri mwe harubabaye nasenge, ngo kandi muri mwe hari uwishimye naririmbira Imana. Mbese igihe cyose ugize umubabaro cyangwa se ugize ibyishimo, isengesho rifatikanije no kuririmba bibyara igitangaza. Muri ubwo buryo abisobanuye neza, ariko ndaza kugira ngo mfashe mugenzi wanjye nawe mikrofone adufashe nawe atwunganire kugira ngo wumve ko ari cyo wakongera. Murakoze cyane. Ndashaka kuvuga ku magambo make hejuru y'iryo jambo pastor amaze kutubwira. Ngewe ku bwanjye kuramya Imana bifata nk'ubuzima, ni ubuzima bwa minsi yose. Kuko kuramya Imana ni ugukura ibitekerezo byawe mu isi y'ibigaragara ugashyira mu isi y'ibitagaragara. Ndavuga tugakora amaso yacu ukora tukajyana ahandi. Numva ko kuramya Imana rero ngiye mifata nk'ubuzima bwa buri munsi. Ntago tubikora mu ari indirimbo. Kuramya Imana si indirimbo zitonze. Kuramya Imana ni ubuzima bwa buri munsi bwose. Ni umukristo ugomba kubikora muri ubwo buryo bwose. Ndumva nakunganira mwe mugenzi wanjye mvuga gutyo ko kuramya Imana imbifata nk'ubuzima. Niba ushaka kugira ubuzima bwiza ige kuramya. Niba ushaka kugira ahandi hantu ugira ige kuramya Imana muri ubwo buryo bwose. Ubifate nk'ubuzima, kwa kundi uvuga ngo ni ngomba gukora iki ngiki kugira ngo njye. Ugomba no gukora n'ibyo bintu byose kugira ngo ubashe kugira ubuzima. Rero ubuzima bw'umwuka bufashwa n'ubwo buzima bwo kuramya Imana. Iyo uramya Imana uba uri kumanura icyubahiro cy'Imana. Ugikuririye umanura Imana mu isi. Ni ukumanura Imana uyikuririye ukayizana mu isi mu buryo bw'umwuka. Ugatekereza ibitekerezo byawe kubikura hano ukabizana ukabijyana ku Mana. Murakoze. Arakoze cyane. Ndaza kugifatanya n'icya kabiri nenda kubabaza kugira ngo twese turusheho kugisangira. Ikindi kiravuga ngo niki mwabwira abatarabasha kwinjiramo, kubera ko muri ubu buzima abantu bose si ko ari abaramyi, ahubwo baranabitinya cyane ko bavuga ngo abaramya bahagarara imbere y'abantu benshi. Hari abantu burya badakunda kujya imbere y'abantu benshi, ariko mu by'ukuri bakafite icyo cyifuzo. Umuntu ashobora kuba yifuza kuramya Imana muri rusange ari kumwe n'abandi bantu benshi, ariko akagira andi amajwi amubwira ngo hoya byihorere, ariko akaba amaze igihe arwana n'iryo jwi rimubwira ngo haguruka nawe ubumuramye. Niki mwaza kubwira abantu twese dukurikiye hano kuri televiziyo ya Duhumurizanye TV, niki mwabwira abatarabasha kwinjiramo ariko bakaba babyifuza kandi bakumva bibakomereye? Ndagira ngo kandi nongere mbere hano nawe atubwire niki wakunganira abo bantu babishaka ariko bumva bibakomereye kwinjira. Murakoze. Nibyo koko hari ababa bataramenya ibyiza byo kuramya, cyangwa batarabyinjiramo cyangwa bataraganira n'ababirimo ariko babyifuza. Nibyo navuga ku ruhande rumwe, hari inshuti ugira wenda ntizibe ziramya, gusa
ndizera yuko ikiganiro cyenda kiri bubafashe bamwe na bamwe. Kuramya ni byiza. Hari abatekereza ko kuba wajya kuryama ugasenga, ugiye kurya ugasenga ko bihagije. Ku ruhande rwawe numva bidahagije, kuko burya umwanya munini ubasha kwegerana n'Imana nibwo mubasha guhuza, mukaba connect. Uririmba bisa naho biduhuza n'Imana cyane, bikadukonekta neza n'Imana, twasenga tukabasha kumva ikirere cyakingutse. Nibyo, yego, nicyo nashaka kuvuga. Arakoze cyane. Reka duhere mikrofone mugenzi we bicaranye nawe agira icyo abivugaho. Ni iki mu by'ukuri wabwira utanga ihumure ku bantu bifuza kuramya ariko batari baza mu baramyi, kuko muri abantu mukundwa, muri abantu isi yose ireba, umuntu wese akumva yaba umuramyi? Ni iki wababwira kuri abo bantu babishaka ariko bakaba bumva bibakomereye kugira ngo binjire? Ni irihe humure watanga? Murakoze. Ikintu kimwe nemera cyo ni uko umuntu kugira ngo yishore mu kintu runaka, kugira ngo mvuge ngo ngiye gukora iki kintu, ni uko uba wanje kumenya inyungu ziri muri uwo murimo. Bagenzi banjye bari bavuze ku nyungu ziri mu kuramya Imana. Icyambere umuntu nabanza kumenya ko mu kuramya Imana, cyangwa se twabifashe ko ari nko kwegerana n'Imana, kumanura Imana ukayishyira muri navuga realm, ahantu muri aho hantu uri nyine, ukavuga ngo Mana, ukarenza amaso ibyo uri kunyuramo, ukarenza amaso ubuzima ubayemo, ukabiharira Imana. Icyo gihe nta kindi kintu uzabisumbisha. Ni ukuvuga ngo bisaba kubanza kumenya inyungu z'icyo kintu ushaka kujyamo. Ugira impungenge zo kujya muri uyu murimo wo kuramya Imana, akagira impungenge zo kuba yahagarara imbere y'abantu, nabyumvise. Yego, twese ntidukunda public. Hari umuntu ukunda ngo akore ibintu bye bucece, ariko rwihishwa. Icyo gihe ushobora kuramya Imana, ndabyemera. Ariko kandi niba wumva ushobora kujya mu bantu ukaririmba, icyo uzabanza kumenya nuko utari gukorera abo bantu, kuko niba uri gukorera abantu utinya abantu koko, ariko niba uri gukorera Imana ntabwo uzatinya abantu, ahubwo uzajya imbere y'abantu ariko utari kubabonamo, utari gutekereza ko ari abantu uri gukorera, ahubwo uri gukorera Imana. Icyo gihe icyo wishyizemo, nishyizemo ko ngiye kuririmbira Imana, ntabwo nzakangwa na runaka uri imbere yanjye, nkangwe n'uyu nguyu ngo aranseka, aravuga gutya, wapi, ahubwo ngenda avuga ngo ndimo ndaramya Imana n'umutima wanjye wose. Icyo gihe ntabwo bizagutera ikibazo cyo kuba wahaguruka ugatera intambwe nawe ukinjira muri wa muryango w'abaramyi washakaga kwinjiramo. Ndumva ari icyo. Murakoze. Arakoze cyane mushiki wacu. Iyo umuntu yamaze kumenya uwo akorera, ntabwo aterwa isoni n'abamureba. Burya umuntu yagakwiye kugira isoni z'ibi bakora, ariko umurimo wo kuramya Imana ni mwiza. Icyambere uteye umunezero, kandi ndatekereza ko natwe ababa bari mu rusengero, iyo twumvisha abaramyi baramya Imana, turasusuruka tukanezeranwa nabo, kuko burya hari, sinzi wavuze ngo ukurura ikirere cyo hejuru ukakizana hano hasi. Burya niho ibyishimo n'umunezero bituruka. Noneho ndagira ikindi nenda kubaza, kivuga ngo mbese nk'urubyiruko niki mubona gikwiriye cyafasha urubyiruko mu gihe nk'iki insengero zifunze? Buriya mbere twari dufite umwanya wo kuramya turi mu rusengero, abantu tukidagadura. Urusengero rwa hano iwacu Betelehemu twaba tutasenze, ukajya gusengera Nazareni, utaba wagiye Nazareni ukajya Foursquare, utaba wagiye Foursquare ukajya hepfara kuri gospel, utaba wagiye kuri gospel ukajya n'ahandi, cyangwa muri ADPR n'ahandi hose. Uyu munsi insengero zifunguye ni nkeya. Iki kintu tuze kukirebaho. Ndetse n'uburyo bwo guterana hari imibare igenwe y'abagomba kwicara. Uyu munsi dufite kwicaza abantu batarenze 30 kubo twicazaga, 30%. Muri ubwo buryo rero urubyiruko burya rufashwa n'amasengesho. Ndatekereza muri iki gihe batari gusenga bafite imbogamizi nyinshi. Siritu mwebwe urubyiruko murabizi. Murabizi ko umuntu adasabanye n'Imana agira ibindi asabana nabyo. Niye message mwatanga ku rubyiruko rw'iki gihe ku isi yose bari mu nzu kubera COVID-19? Niye message mwatambutsa ku rubyiruko rwose, rwaba urukijijwe rwaba rudakijijwe, kugira ngo rubashe kumenya uko rukwiriye guhagarara muri iki gihe nk'abantu bifuza kuzasoza generation yabo y'urubyiruko, bakayisoza neza kandi bari kumwe n'Imana, n'abandi batari binjira bakabasha kwinjira. Ndagira ngo tukivugeho, dutange message. Wagira icyo bivugaho?
murakoze abaje ikibazo cyiza. Ngewe icyo nabivugaho ni uko nk'urubyiruko ruri mu rugo muri iki gihe cya covid, icyo nabasaba nta hantu Imana utayisengera, waba uri mu cyumba cyawe, icyo nagushishikariza ni uko warema igicaniro cy'amasengesho aho uri, ukarema igicaniro cy'amasengesho ukajya usenga ukiyiriza ukiha umwanya wo gusenga kuruta kujya mu bindi wenda kubanga mu masengero byo gusurana. Yego, urubyiruko murasurana kandi iyo musuranye hari igihe usanga mucumuriyemo cyane cyane. Se wabivugaho iki? Icyo nababwira ni uko bagabanya gusurana, ariko nabwo niba ari bikozwe mu buryo bwiza nabyo ntacyo bitwaye. Ariko ikibazo nawe uru rubyiruko mu myaka yawe urebe imisuranire yabo, imigendere yabo, basohotse noneho za feti, uriya uko bafeta niko bafeta no mu byaha. Nicyo kibazo cy'urubyiruko. Urubyiruko ntiruzi gufeta ngo rurangiriza, ahubwo rurafeta rugafeta n'ibindi bitari biteganijwe. Ese wabivugaho iki? Icyo nababwira ni uko babizinuka kuko icyaha ni kibi, amaherezo y'icyaha ni urupfu. Icyo nababwira ni uko basenga cyane kandi bagasabana n'Imana. Murakoze. Arakoze cyane. Reka dukomeze n'abandi. Anita, ejo bundi sinzi ikiganiro duherutse gukora, ngira ngo ni umwana umwe yaratubwiye ngo ikibazo cy'abasore gitumye badindira ni ugutendeka. Ibintu byo gutendeka niba nzabivugaho undi munsi, ariko kimwe cyo tubwira abatendetse ko nta kiza cyo gutendeka, barakomerewe. Kandi iki kintu cyitwa gutendeka nzashaka umwanya tukiganireho. Urubyiruko ruratendetse, ariko byanateye no mu bagore n'abagabo, nabyo tuzabivugaho nitugera mu cyiciro cy'abubatsi ngo ugasanga umuntu arubatse ariko aracyatendetse uwo babana. Ariko icyo sinkivuzeho, ariko ndavuga kuri mwebwe ugasanga ufite batatu, umwe kwitako, undi kurindi, undi kwipogisi y'inyuma, n'undi ku mutwe. Nge nibaza, ese ugira ngo uwo mutwaro wikoreye utumusinzira? Hari wigeze kumbwira ngo abacatira rimwe, yohereza message hamwe, undi atari yasubiza akabayohereje n'ahandi, arabahuza, mbese basa n'abari umuntu harya mu byitanga iki, wagira ngo bari muri groupe imwe. Ibyo bintu urubyiruko biruzuyemo. Mwatanga ihe message nk'abantu bifuza ko urubyiruko nyarwo ruramya Imana, rukwiriye kumesa kamwe, rukabinyangamugayo ndetse n'abakristo. Reka nsabe n'ubundi Anita agira icyo abivugaho muri uyu mwanya. Murakoze. Inama nagira urubyiruko kugira ngo bajye ku rugero rwiza rwo kuramya Imana, ndetse n'abadakijijwe nabo bakizwe bagere ku rugero rwiza Imana yishimira. Icyo navuga, ngiye mbona abantu benshi badakijijwe, ntago ari bose ariko akenshi ari igihe bagwishwa n'abakijijwe ahubwo batabikora neza. Subiramo iyo message itambuke neza. Ikibazo mbona akenshi njya numva abantu avuga ngo ngewe ngo nshaka kuririmba, ngo ariko iyo mbonye uriya muntu ngo ari kuririmba ngo ameze kuriya, ngo duhurira hariya ahantu, ngo birangwisha, nkumva ngo ngewe ngo ibintu byo kuririmba ngo mbyanze. Rero nibyo, akenshi hari igihe abazi ko bayikorera, abazi ko bakorera Imana bya nyabyo, ari bo bagwisha n'abashakaga guhaguruka. Yego, hari icyo kibazo kiba. Rero message natanga, abazi ko bakomeye bagerageze ntibagwishe abatari bahaguruka. Yego, kuko ikindi navuga kuri icyo ngicyo nk'urubyiruko, urubyiruko rwinshi rukoresha social medias, aho kugasanga nimba ndi umuririmbyi w'umukobwa, ugasanga wenda nimba nkoresha WhatsApp, kamvuge WhatsApp niyo abantu bose bakoresha, ugasanga post zanjye ziriho ba Knowless si babi, ugasanga hariho amashusho atari meza, hariho message za zindi za affecting ubwonko kandi nibihimbaza Imana. Rero ugasanga nimba umushuti wanjye azi ko nsenga, akabona ibintu na postinze, avuga si uyu mukobwa akijijwe gute, dore ibintu ya postinze ejo bundi azaba ari ku gatuti, agaceceka. Hahandi unyuzaho ikiganiro uri nko kuramya, ugatijyana ibi ni ibiki, ibi ni ibiki arimo. Okay, navuga no ku bandi bantu, abapasteri, abamama, abavuga butumwa, hari igihe bagwisha abantu, noneho abahanuzi bo ni ikindi kindi. Rero icyo nabwira
utazabakize bagere ku musaraba. ni ukuri ibi ngibi biri gutuma n'abashaka kubyuka batabyuka. Niko kenshi ntago wenda nkuze cyane ngo mbe mbizi ku rugero ruhambaye, ariko akenshi inama nagira abakijijwe bongere kandi bamenye umwami bakorera, bamenye n'icyo bakora ngo ni iki. Hanyuma na social medias n'ahandi hose umuntu yatangiraho ubutumwa, nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo turindererwamo z'abandi, tubindererwamo nziza. Umuntu nareba ikiganiro wakoze cyangwa se uri ahandi utari no mu rusengero cyangwa ahandi, byigisha umuntu, bimwigisha avuga turi mwana cyangwa se uri mugabo, iriya sinye yatanze kabisa arakijijwe. Yes, nicyo navuga. Message dutanga, ibyo dukora, ibyo tuvuga bise nabo turi bo. Yes, n'umwami dukorera. Arakoze cyane, uvuze ikintu gikomeye, gusa n'ibyo twemeye cyangwa se gusa n'umwami dukorera, kuko biriya nikivuga ngo turi inzandiko zisomwa n'abantu bose. Muri ubwo buryo rero turi kumwe n'umuntu nabonye uzi gucuranga neza, umupianiste niko mubita. Ese nk'umucuranzi uratanga ihe message ku bacuranzi? Mfite souvenir itari nziza mu bacuranzi kubera ko maze imyaka 20 mu itorero, kuva muri 2000 kugera muri tugeze muri 21 nari mu itorero. Ariko abacuranzi nagiye mbona bamwe barasokaga bakajya gucuranga no mu kabari, bagacuranga mu rusengero, bagacuranga no mu kabari. Si ibyo bintu ndagira ngo uyu munsi icyo kintu adufashe kugisubiza. Ese koko kirakwiriye ko umuntu akorera Imana akajya no gukorera n'ibindi bitari Imana? Ndamufite hafi yanjye. Arakoze neza pastor. Ntago ari byo. Umuntu agomba kumesa kamwe. Niba uvuze ngo nje mu rusengero ndi umucuranzi narabyize cyangwa se n'impano Imana yampaye, ni ngombwa yuko ubikora, kuko gucuranga ni kuri bamwe babifata nk'akazi kabatunze, kuko tubizi ntago wajya muri studio ngo ugende baragucurangira. Kandi gucuranga biriya ducuranga byose amanota namwe, arayo mu kabari arayo hariya yose namwe. Ikintu gitandukaniyeho byose ni injyana zose ni zimwe, yaba yiri hariya n'iri hano zose ni zimwe. Ikintu zitandukaniyeho gusa ni ubutumwa. Niba uri kugenda uvuga Yesu ariko hararare wenda ari gusingiza swata arimo ararivuga, ari kuririmbira umukobwa, ari kuvuga ubwiza bw'uwo mukobwa, nk'ibyo nyine aririmba ba maso y'inyana gutya, nk'ibyo ngibyo. Ariko message ibiri muri iyo ndirimbo niyo njyana tuba twagize, nibyo bitandukanye. Ariko ibyo dukora byose, ibyo nakoranga nibyo nakora hariya, byose biragira. Icyo warumbajije rero, kubera iki bamwe bavamo bakajya gucuranga na hariya bakongera akagera kuri bamwe, iyo uganiriye nabo, njye naganiriye nabo benshi cyane bagiye, naho nanjye nabaga ndi henshi, barazaga kuki wowe utavamo mu hano nta mafaranga abamo, muri gospel nta mafaranga arimo, bamugenda avuga ati Imana ijya kumpamagara yampamagariye hariya, mba narabyize kera nkagenda ariko rero njye nzi icyo namenye, nzaguma ahangaha amapfire kugeza ingi. Ni ukuvuga ngo kuva muri 2004 kugeza na n'uyu munsi sinzajya gucuranga mu kabari, sinzajya kugira gute, nta nicyo nabaye, ntacyo nabaye. Message natanga nuko ntacyo mbaye, nabo ntacyo bazaba. Niba uri mu rusengero ntacyo uzabera, komeza uwo murimo ukora, Imana izakugororera, kuko hari icyo uri gufasha, hari icyo uri gutanga mu bundi buryo. Nubwo utabona igihembo gikwiranye nuko wabikoze, ariko hari mwami uzaguhemba. Murakoze. Tugana ku musozo navuga ngo ese twese twujuje imyaka y'ubukure yo gushaka, twebwe harimo n'abashatse. Mugenzi wanjye uriya mu pianiste we yarashatse, nanjye ndubatse, turi abagabo. Ariko abandi basigaye bagenzi banjye natekereza ko mwese muri ingaragu, ariko murengeje imyaka 21 y'ubukure. Hanyuma ndashaka kubaza ikibazo kimwe, uko biri kose mufite inzozi mu gukorera Imana, mufite inzozi zo kubaka urugo, mufite inzozi zo gutera imbere. Ariko impungenge ngira ni zimwe, abaramyi benshi batangiye baramya Imana, inzozi zabo zigezweho
zitari mu gukorera Imana batakaje gukorera Imana. Abandi nabo babonye ibyiza byo kubaka urugo cyangwa se n'ibindi runaka, kwa gukorera Imana baramya Imana biragabanuka. Ese mwebwe mu nzozi mufite gahunda yo gukomeza gukorera Imana inzozi zanyu zisohoye, cyangwa muzacumbikira aho ngaho? Kuko ndabibutsa ko iyo umuntu akiri mutoya aba yumva icyifuzo cya mbere ari ukwegera Imana, ariko iyo ubonye ibindi ushyiraho amaboko, byo bajya bita ngo nibyo turyamira tukumva ko dukomeye, hari igihe gukomera kwacu twibagirwa ko ari Imana yadukomeje. Mwe muratekereza inzozi zanyu ziramutse zuzuye, ibyo mwifuza kugeraho bikagerwaho, muzakomeza gukorera Imana? Ndagira ngo mpere hano. Murakoze. Nitureba muri iki gihe mu makorari, hari mu nsengero zimwe na zimwe usangamo, ubwo ndavuga kuri kote y'abaririmbyi, harimo korari y'abana batoya, harimo iy'urubyiruko, harimo iz'abamama, ariko bitewe n'imyaka umuntu agezemo ashobora guhindura domene. Niba naramyaga Imana njye imbere ndi umuririmbyi nsirimba ngira gute, nimba imbaraga zanjye zitakiri aho ashobora guhindura, bitavuze ko narekera. Niba ntagishoboye kuririmba cyangwa se ijwi, abantu baniga amajwi ndavuga abagabo, niba ushobora kuniga ijwi ku rwego Imana, niba se nshoboye kuririmba ngashaka no kubwiriza, mu gihe naririmbye hari abandi baravuka bari kuririmba. Ikibazo ni ukurekera kuramya Imana no kuririmba nkajya hanze, ariko ngumye mu rusengero nkarebera abandi nk'abakoci. Umunsi wa koci wo mu mupira y'amaguru ntago ajya mu kibuga ngo akine ariko atoza abandi. Uvuze akantu gakomeye. Nicyo rero ushobora kukocinga yicaye mu kibaya. Yego, ntago ashobora. Ntago rero ugomba gukocinga ikipe kuko uyirimo. Nibyo, ariko ntabwo azajya stage ngakore, ariko azatoza abandi. Ni kimwe na kwakuramya. Koci se ajya agatera umupira ntabwo koci atera umupira, ariko aramwerekera akamubwira ngo uratera gutya, ariko ntabwo ajyamo ngo akine. Nshobora kugutoza ariko sindirimbe. None se reka ngo ubaze ikibazo ukiri aho ngaho, mufite umutoza muri korari yanyu ubatoza kuririmba? Abo bita abadirija bararirimba? Turanganya, turi mu kigero ariko nyine muraririmbana. None se hari umudirija ubaho ushobora kubaho adirija korari we ataririmba, akicara mu kibaya akadirija korari yicaye mu kibaya? Wasubiza abadukurikiye kuko ikibazo ni wakiza. Ntabwo ari ukudirija navuze wararirimbye muri korari imyaka y'ubukure, nyine urakuze. Ngenda ndashaka kukubaza, hari ugukura, navuze kugukura kw'imyaka 21 yo ku muntu yashaka cyangwa se yemerewe kuba yakubaka umuryango. Noneho ntayubukure yo kutaramya rero, kereka niba ihari wayitubwira. Hari imyaka umuntu ageramo agavuga ati baramusezereye mu kuramya, ubagiye kuba umukoci, arajya kocinga yicaye inyuma. Simbiza abadukurikiye, ndi kubabariza, namwe muzamubaze muri comment. Ariko icyo nzi ko umuntu uramya Imana agomba kuramya Imana akaba muzehe haramya Imana. Donc ni ubuzima nk'uko abivuze. Hanyuma mwene data twamubonye we agiye kugera ku kigero cyo gukura abo umukoci, azaba yapfuye. Wabyumvise? Wareka kuramya gute? Subiza icyo kintu rero. Reka duhe information. Uko nabivugaga, niba ndi umudirija, ndi umuririmbyi, ndi umudirija, imyaka navuze, ntabwo navuze ngo ni imyaka 40, ni imyaka 50 n'iki. Twabonye ko hari amakorari bitewe n'icyiciro ugezemo. Hari korari z'abana, hari z'abamama, ariko nta korari y'abakecuru ndabona. Irahari. Nayo ndabona aho ngeze aha sindayibona. Koze narindi kubihakana ko nta korari z'abakecuru zihari, gusa nubwo zaba zihari, igihari nuko imbaraga bakoresheje mu busore ntabwo ari zo baba bagifite ubwongo ubwo. Twabonye ko habaho ibyiciro bitewe n'imbaraga umuntu afite. Abana bafite uko baririmba, urubyiruko rufite uko ruririmba, abamama n'abapapa bakuze ndetse n'abo basaza n'abakecuru bafite uko baririmba bitewe n'imbaraga bafite muri icyo gihe. Pasiteri yaratubajije ngo ese umuntu nagera ku nzozi ze cyangwa se nagera kuri bya byiza arota ubu ngubu uzarekera gukora wa murimo wo kuramya Imana? Ndavuga nti oya, ntabwo twarekera, ahubwo icyari gihari nicyo. Niba imbaraga zigabanutse, imbaraga nakoreshaga, niba narasirimbaga, niba naritereraga hejuru wenda n'iki biragabanutse, yego,
na Mose nigeze kubibwira Abisirayeli arababwira ngo nuko nimugera muri cya gihugu Kanani mwasezeranijwe nimumara kurya ibyiza mugahaga ntimuzibagirwe Imana. Ntabwo nakibagirwa Imana ngo kuko nageze ku nzozi zanjye, ahubwo igihari nuko bitewe naho ngeze n'imbaraga mfite muri icyo gihe nizo ugomba gukoresha, kuko umuntu agenda uko imbaraga ze ziri. Sinzagerageza gukora nk'umusore kuko nzaba nakuze icyo gihe wenda nashaje, bitewe n'imbaraga mfite muri icyo gihe. Ni ukuvuga ngo aho ugeze hose ugomba gushaka uburyo ugakoresha imbaraga zawe zose ufite muri icyo gihe kugira ngo ukorere Imana, ko twabonye ko kuramya Imana ari ubuzima bwacu, ari ibintu bifite inyungu mu gihe cya none ndetse n'igihe kizaza. Murakoze. Arakoze cyane. Turi kugana ku musozo w'ikiganiro cyacu. Mu by'ukuri umuntu wese agira inzozi, ariko ngira impungenge nuko inzozi nyinshi abantu bagira, iyo bavuze inzozi nibyo umuntu atekereza kuzageraho, kandi hari igihe Imana idushoboza muri ubu buzima tukabigeraho, ariko akenshi hari igihe usanga iyo tubigezeho bya bihe byo kuramya Imana, bwa busabane bwo gukorana n'Imana, kwa kubaho ubuzima bwiza buramya Imana, usanga bamwe babihagarika. Ni nazo mpungenge nagize mvuga ntese mwebwe mu nzozi mufite. Ndabizi ko mushobora kuzaba abenjeniyeri bakomeye, mushobora kuzaba ba meya, ba minisita, mushobora kuzaba abantu bakomeye kuko urubyiruko mwifitiye icyizere. Mushobora kuzaba abacuruzi bakomeye mujya mu mahanga kurangurayo, mushobora kuzaba ndetse n'abakozi b'Imana, nawo ni umugisha, ariko byose bifataniriza hamwe kutuzanira ibyiza. Kuba umuyobozi si bibi, kugera ku nzozi z'icyo ushaka si bibi, ariko uzagumana wa mutima wo kuramya Imana, nicyo nabazaga. Ndaza kubaza urubyiruko cyane, mugabo mugenzi wanjye we turabisangiye ibyinshi, yashaka kugira ngo nongere mpera. Ku ruhande rwanjye ntabwo njye nagakora, gusa simpamye ko twese dutekereza kimwe. Abantu harimo abashobora kuba bagakora bitewe wenda n'igihe bamaze mu makrize, igihe bamaze badakora, ubukene, ibibazo bagiye bafite bitandukanye. Nibyo navugaga nti ibihe bigenda biha ibindi, gusa tubifashijwemo n'Imana twagira amasaziro meza tukiri n'Imana. Arakoze cyane mwene data. Mboneraho no kugira ngo dusoreze hano ikiganiro cyacu muri ubwo buryo. Icyavuze kigoye benshi, abantu benshi iyo babonye akazi kabone naho kabirukana mu rusengero baragakora, ariko nanone umuntu w'umuzima wuzuye agomba gukora ariko akanasenga, kandi by'umwihariko guterana. Bibiliya ivuga ngo ntimukirengagize guterana kwera nk'uko babandi babikoze. Hari abigeze babikora bisoza nabi, burya iyo uvuye mu bandi umwanzi kugufata biroroha. Muri ubwo buryo rero tugana ku musozo, navuga ngo burya akazi kose wakora ukwiriye kugafatanya. Giti cyanjye senge na kongera kubyo mugenzi wanjye yaravuze, rero ndumva akazi kose nakora nateganya kuramya Imana, kuko ubuzima budafite kuramya Imana ntabwo ari bwiza cyane. Nakongeraho ko ni byiza kuramya Imana, kandi bikaba byiza yuko wenda bigiramo n'umugisha mwinshi abatabirimo. Wakahana Nitwa tubwira na mugenzi we begeranye. Murakoze. Nanjye ikibazo pastor yaratubajije, nanjye numva amasaziro yanjye, inzozi zanjye ndamutse nzigezeho, cyane cyane umurimo wo kuramya Imana mu nzu y'Imana, numva ari ibintu nzakomeza. Ariko attention pastor, kubivuga gutya bitandukanye no kuzabikora. Nshobora kuba mbivuga gutya kugira ngo abantu babone yuko mbese ndi wa muntu uzabikomerezamo, ariko aho nzaba ndi nta muntu uzaba undeba, ni umutima wanjye uzanyobora. Rero niyo mpamvu navuga ngo ntabwo umuntu wenyine yabyishoboza, kuvuga ngo ni ugutangira none ubisengera ukabyiyumvira mu mutima, ukavuga ngo ukabigirira ishyaka, kuko ushobora no kubyifuza ko ntuzabigereho, kubera ko Satani arasa kwinshi, atera kwinshi. Kubivuga gutya ntacyo bimaze. Wowe bigira intego, ubisengere, bikujye mu mutima, mbese bikubere ikintu kiremereye, bijye mu nzozi zawe. Ari ibyo ngibyo abantu bose bavuga ati sinzasazire mu nzu. Icyo navuga ni uko Imana yonyine ariyo yadukomeza. Wenyine kuvuga ngo nabishobora, si kenshi dushobora ibyo twifuza,
ahubwo twavuga ngo imana Izadushoboza. izadushoboza. Hari ikintu twigeze kuvuga twavuze ko kuramya imana ari mu bintu byinshi bigiye bitandukanye. cyane aho ngaho tugiye kuvuga ngo umuntu azasaza ayiramya, aho ngaho twagaruka kuri ya content ivuga ngo kuramya imana mu bintu bigiye bitandukanye. ushobora kuba ugejeje twavuze kuri content yo mu nzu y'imana, twavuze ku gace kamwe ko mu nzu y'imana, ariko hanze kuko uburyo bwo kuramya imana ni bwinshi, ariko noneho twagarutse tuvuga ngo twibande mu nzu y'imana, ni naho turi kuvuga ntujye hanze. mu nzu y'imana niho dukomeje, ariko nanone mu nzu y'imana naho harimo party. For example mu baririmbyi, ushobora kuba utaririmba bitewe n'igihe ugezemo n'akazi urimo n'iki, ariko habamo ubuterankunga, habamo gucuranga, habamo abanyamasengesho, kandi abantu bose bagira impano zigiye zitandukanye. kuvuga ngo ushobora kugera muri kondisiyo kwa kundi Kristo yavuze ngo ubuzima bugenda butandukana, mbese ugenda ufesinga ibintu bigiye bitandukanye, uko ukura ubuzima bugenda buhinduka. rero njyewe navuga ngo wenda nimba ugiye muri kondisiyo runaka wari umuririmbyi ariko ukabona ntabwo bishobotse kuba waririmba, ushobora gutera inkunga. ariko guteranaho ni ngombwa, guterana ni ngombwa rwose ku mukristo, ntabwo byanze ni na byiza, ariko nanone ntabwo bavuga ngo nimba utaririmbye ntabwo ukoze umurimo w'imana. gukorera imana n'uburyo ni bwinshi, uburyo bwinshi, ariko nibuze hari n'uburyo, nibyo yavuze hatangira, uburyo bwo kuvuga ngo nibuze ube hafi y'aba bantu, ntubajye kure, bakubone, ugume in touch. in touch. nimba utari aho hafi ya korari, ni ukuvuga ngo iyo ukora ikintu kikurimo, niyo najya kure y'igihugu, niyo wava hano ukajya i Burayi, nzakomeza mbaze bimeze umenya amakuru ya korari yawe, bakoze sorute menye ngo basohotse, ese murabura iki? Mm, ni ukuvuga ngo bafashe. n'Imana ibibona yuko mu mutwe wawe kuramya bikurimo, biracyakurimo, wabuze akanya ko yego nicyo kujya tuvuga ngo bikubemo, ufashe abandi icyo bagezeho nawe ukishimire. Icyo navuga. murakoze cyane, ndumva byinshi wabivuze. pastor tubajije hejuru yo kuvuga ngo twazasazira muri uyu murimo turamutse tugeze ku nzozi zacu. ese uyu murimo ni iki cyatubuza gukorera imana? bibiliya iravuga ngo ntacyo, urebye ntacyo, nta n'igihari, nta n'ikizanabaho, ni nko kuva mu masezerano y'imana. ni ukuvuga ngo nta nzozi uzageraho ngo bigukure ku cyo wari ufite. ibyo abantu bavuga ku akazi ni porogaramu. akazi kagira amasaha gatangiramo kakageramo nayo gasorezamo. urashobora kugenda ahantu wenda tuvuge wenda muri iki gihugu nk'ubu ngubu, se ko insengero bazifunze, ntabwo bafunze n'umutima. ushobora guterana, mwene data bivuze igicaniro ushobora kukirema mu rugo iwawe, ukakirema, waba uri no mu nzu wicumbikiye wibana ushobora kukirema. ni ukuvuga ngo imana yo ntabwo igiza ireba wenda nubwo insengero zifunze ngo imana nayo yahagaze, ijuru riracyakora, wahamagara, wasenga, wagira gute, n'ubu ngubu yagutabara, itarinze ivuga ngo nzagutabara umunsi bafunguye amatora. ntabwo ariko bimeze. rero ibyo twavugaga ngo wenda ngo akazi ngo ibiki, ibintu byose ni umuntu ubyishyiramo, bipfira mu bitekerezo. niba uvuze ngo ndakora aya masaha, hari amasaha leta yagenwe, hari n'ayandi y'ikirenga, ayo ariyo yose, ariko hariho uravuga ati aya masaha ndajya muri ranchi, ya masaha ya ranchi baguhaye ushobora gufatamo umwanya ukavuga ati reka mfatemo iminota 5. imana nizageza ku gusozi izagire ya minota 5 wayihaye ya buri munsi, kubera ko nta mwanya ufite uhagije wo kubana n'abandi mu masengesho yo mu mibyizi, kubera ko ari akazi. kandi n'Imana iratubwira ko tugomba gukoresha n'aya maboko yacu nk'urubyiruko, tugomba kubikora. akazi hazaza ibiturusha byinshi, ariko ntibizavaho, ni ibintu by'ubuzima. iyo turebye nk'abazungu, arinda asaza ukamubona niba arakoze ikintu akiri umwana, arinda asaza akikirimo. imbaraga zirashobora kugira ariko akagikomerezamo, cya gikorwa ntigirangira, ahubwo wenda imbaraga zabaye nke, ariko akikirimo. dufite ubuhamya, dufite abantu benshi twagiye tubona, barahari benshi babanjiye muri uno murimo. niyo mpamvu bibiri dusaba kwigira ku batubanjirije kugira ngo tubashe kugira. niyo mpamvu Pawulo yagiye atanga ingero avuga ati nageze ikirenge mu cya Yesu, namwe mukigere mu cyanjye, mugere ikirenge mu cyanjye nk'uko nanjye nakigeze muri Kristo.
niyo mpamvu rero kugira ngo tuzagere kuri bya bintu bikomeye, umuntu udasoma Bibiliya nk'abo baririmbye iyo usoma hari nta kintu cyakubuza nubwo wazagera ku biki, byose ni ibintu bizasigara hano gusa, ni ibintu byo mu isi bizasigara bizashira, ariko twakuramya Imana nibyo tuzajyana. Niyo mpamvu rero nashishikariza abantu bose yuko uyu murimo dukora ni umurimo w'iteka, ni umurimo mwiza. Ntabwo tubona igihembo nka wa wundi muntu wacuruje uri bwunguka ako kanya, ariko irahemba kandi duhemba buri munsi. Ariko twebwe Bibiliya ivuga ngo tujye turabiba, ukuntu dusarura gutandukanye n'uko abandi. Ariko Bibiliya niyo ikomeza ikatubwira yuko twebwe dutungishije benshi, ubutunzi bwacu burahishwe, ni ibintu bitagaragara, ni ibintu bitagaragara. Ubu ngubu wowe urashobora kujya gucuruza, urashobora kuryama ugasinzira utazi imbaraga zabaye kugira ngo usinzire. Wasenga waba wizera Imana utayizera kugira ngo usinzire ni ibintu bikomeye. Rero ndabashimiye kuko mwaduhaye kuri iki kiganiro cyiza dutumiye, Imana y'umugisha. Ndashimira nanjye n'abantu bose badukurikiye, Imana y'umugisha. Dushyize ku musozi ikiganiro cyacu twari dufite hamwe n'urubyiruko rw'abaramyi. Imana ibaho umugisha. Dushimira mwese namwe mudukurikirana muri uyu mwanya kuri televiziyo yaduhumurizanye, muhabwe umugisha n'Uwiteka. Dusoreje aha rero, munyemerere n'ubundi nkoresha umuntu umwe adufashe gusenga Imana. Reka nkoreshe Anita adusengere dusoza. Mwese murakoze, Imana ibaho umugisha. Mwakoze kuboneka tukaba muri uyu mwanya, tubasabye umugisha. Reka Anita usengere gutandukana. Hano nziza n'ukomeye tugiye kugushima kuguhimbaza ko wabanye natwe. Mana ntabwo ari twebwe, ahubwo ni wowe, ntabwo twari kudushoboza nk'abana b'abantu, ahubwo ni imbaraga zawe. Rero Imana turasinze, twaganiriye byinshi, twavuze ku ngero nyinshi, twavuze ku ntego nyinshi. Icyo twashakaga ni ukugira ngo ubwami bwawe bwubahwe, ubwami bwawe butezwe imbere, natwe tugukorera, ndetse n'abandi bagira imbaraga zo guhaguruka, abaguye bahaguruke, ndetse n'abandi baba bari mu rujijo babashe kuva aho bari bagire kwizera. Nta kindi twabikoreye twagira ngo izina ryawe rirusheho kubahwa. Mwami mwiza, Mana ushobora byose, rero ndasenze kugira ngo amatwi yose azumva kino kiganiro, Mana uzayahe guhinduka, aho bitari bimeze neza, Mana wowe uca inzira, kuko twebwe abana b'abantu twakwishoboza, usibye izina ryawe ryonyine dukwiringira. Ndasenze rero kugira ngo umuntu wese uzabyumva, uzabibona, uzagira aho bimukura kandi uzabigire nawe.